ariko je nawe sha ntabwo ngiye ibintu by'urukundo nabijyamo pe, ngomba kubanza nkiga nkashaka amafaranga nkafasha iwacu, sha ngiye ntabwo ndi indushyi yabyirengagije. Ariko Tete nawe ntugakabye vraiment, ntabwo gukundana bibuza izindi ntumbero z'ubuzima. Ubuzima bwacu bugomba kugira icyerekezo, kandi rwose numva dukundanye byaba ari byiza. Ababyeyi bacu nta kibazo babigiraho. Nubwo uvuga ngo uri uwo kwa ngofero njyewe ngo ndi umwana wo mu diaspora, nta birenze tugomba kubana. Icya mbere nuko twebwe tubyumva kimwe. Teddy mwana wanjye, ntuzirengagize ubuzima dusizemo. Aho ugiye mu mujyi uzaba intwari mwana wanjye, ntuzishinge ibishuko n'abana b'i Kigali ngo njye na so twibagirwa aho dusize. Dore twagerageje uko twari dushoboye, nawe ugenda ubizirikana. Ntuzirengagize mwana wanjye, uzamenye ubwenge, Imana izabane nawe. Aya magambo Teddy yahoraga ayazirikana akayahoza ku mutima, kuko yibukaga neza ibyo ababyeyi be babagamo. Niyo mpamvu atemereraga umusore uwo ari we wose kuba yamujyana mu by'urukundo ataragera ku byo yiyemeje byo kubakira iwabo no kubahindurira ubuzima. Ndakwakiriye wowe umpaye umwanya kuri The Voice Channel. Ni Devote Uwase mugiye kubana. Nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro, nanjye ndi amahoro. Ushimire wowe umpaye umwanya muri iyi nkuru y'umunsi tugiye kuganira, inkuru iri butwigishe byinshi. Ni inkuru igamije kudushyira isomo, inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Tereza Shumbusho. Uyu yabyawe n'ababyeyi babiri b'abakene babaga mu cyaro. Yabyawe na Makurata ndetse na Mariko, aba bari batuye mu cyaro cyane. Ise umubyara Mariko yari umuhererezi mu bana bavukanaga, akabana na nyina gusa. Papa wawe yari yarapfuye Mariko akiri umwana. Bene nyina ba Mariko bagiye hirya no hino gushakisha ubuzima. Bakuru be baragenda, bashiki be baragenda, Mariko asigarana na nyina gusa. Amaze kuba umusore ufatika, yabonye ko nta wundi wo kurwanira ishyaka nyina ndetse no kumushakira ibyamutunga. Hanyuma ahitamo kujya ajya kwasiriza inka abaturage. Ibi byamuhaga amafaranga akabona ayatungisha nyina. Iyo yabaga atabonye abo yasiriza, yajyaga mu mashyamba hirya no hino akareba ibishyitsi akabyasa, agashakisha inkwi akajya kuzigurisha mu isoko akabona n'amafaranga. Nta kindi cyari kubatunga uretse amafaranga yazanaga n'agasambu gato bari barasigaranye kari inyuma y'urugo, dore ko andi masambu yose bari barayagurishije kubera kugayagabanya abavandimwe ba Mariko. Mariko amaze kuba umusore washaka, nyina aramwicaza aramubwira ati, mwana wanjye, ndabona rwose umaze gukura, genda uzane umukazana ntazapfa ntabonye umwuzukuru. Mariko akamubwira ati, ariko ma, ntabwo rwose nashaka ngo nzane umukazana, dore abakobwa b'iki gihe barananiranye, nazana umukobwa mukananirana, nabigenza nte koko? Mbabarira rwose mbanze nkwiteho, ni wewe wenyine mfite, ntabwo ngomba kukuzaniraho undi muntu, ejo mutazananiranwa bikantesha umutwe kandi byansaza rwose, mbabarira. Ibi nyina wa Mariko yabimusubiragamo kenshi, ariko Mariko akamubera ibamba, akabyangira ndetse ntashake kubyumva. Mariko akomeza ubuzima bwe busanzwe bwo gushaka amafaranga no kwita kuri nyina kugira ngo babone ibibatunga. Iminsi yaragiye indi iraza, ubuzima burakomeza, ariko Mariko akura, ariko na nyina agenda acika intege, dore ko yari amaze kugira imyaka 85. Haciyeho undi mwaka, uyu mukecuru wari ugeze mu zabukuru yaje kwitahira. Bene nyina wa Mariko bumvishe iyo nkuru y'incamugongo, baza gutabara nyina, ariko ntago bahamaze igihe. Bamaze kugenda, Mariko yasigaye mu bwigunge, asigara wenyine. Mariko yasigaye mu buzima bw'ubwigunge, hari ukwasa no guhinga arabireka, yigunga mu nzu wenyine, ari kwibuka mama we n'ubuzima babanagamo. Muri ubwo buzima bwo kwigunga no kwibaza ubuzima bwe uko bugiye kugenda, rimwe aryamye ararota, yibuka amagambo nyina yakundaga kumubwira ati, mwana wanjye, ubuzima ntabwo bworoshye, isi baga nta kinya, isi hari igihe itatubabarira, ariko uko byaba bimeze kose ntabwo tugomba gucika intege, ubuzima tugomba kubamo kandi tukabushakamo ibyishimo. Ndabizi turi abakene, ariko ubukene bwacu ntabwo bwatuma tutishima, jya ukomera kandi umunsi uzana ibyiza kurushaho. Mariko akibuka aya magambo yahise ashigukira hejuru, yibuka ko yari ari kurota,
ariko ashima Imana ati mama aransuye. Aya magambo yamuhaye imbaraga, amusubizamo imbaraga zo kongera kubyuka agashakisha ubuzima. Bugicya mu gitondo Mariko yahise ajya kwasa inkwi kuko yari afite abantu bamaze iminsi baramubuze birirwa bamubaririza bashaka inkwi yajyaga bagemurira. Mu gitondo yahuye n'umuturanyi abona agenda yisetsa, aramubaza ati se Mariko wabaye iki ko ndora ubyutse wisetsa? Uziko wagira ngo watomboye mu kiryabarezi. Mariko araseka cyane ati ati bisa nabyo ndumva ndamukanye akanyamuneza. Ati rega ubuzima ni bwiza, ibibazo n'ibigeragezo ntabwo bigomba kutubuza kwishima. Mariko yakomeje gukora iyo mirimo ye ya buri munsi. Mu gitondo kare akabyuka akajya gushaka inkwi akazishyira abazimusabye, hanyuma nimugoroba akajya guhinga muri ka gasambu yari yarasigaranye. Hariho umukecuru wari inshuti ya mama wa Mariko, rimwe mu gitondo azindukira muri urwo rugo. Mariko asinziriye yumva umuntu ari kuvuga ati yemwe abaha muraho. Mariko akagira ngo ari kurota, ariko hamwe n'ibitotsi sinzi ukuntu yakangutse yumva umuntu ari gusuhuza, arabyuka ajya kureba, asangana umukecuru witwa Kandida wari inshuti ya mama we. Mariko akimukubita amaso aravuga ati se ni mwebwe ma? Uzi ko nagira ngo ndi kurota? Umukecuru amusubiza ati ni twebwe. Ati se ugeze ku ki Mariko? Ko nabuze umwanya wo kuza kugusura nanjye narwaye ngahera mu buriri, uraho mbese urakomeye? Mariko aramusubiza ati ndaho. Ati nubwo bingoye kuba mu buzima mama atarimo, ariko ndagerageza ngashakisha ubuzima, wenda ejo ni heza ntawamenya. Umukecuru aramusubiza ati mwana wanjye wahisemo neza, nibyo koko ubuzima burakomeza, nubwo bamwe abo dukunda bagenda, ariko nta cyatuza gukomeza gushakisha no kubaho. Mariko aramubwira ati yo mwihangane sinamenye ko mwarwaye nari bubasure, ariko nanjye ibihe nari ndimo ntabwo byari binyoroheye. Umukecuru aramusubiza ati humura ntabwo nakurenganya, nawe se umuntu wibaza kimwe na kiriya rwose ntabwo nakurenganya. Mariko aramubaza ati se mukecuru ko mutugendereye mu gitondo ni amahoro? Umukecuru aramubwira ati ibintu mbimaranye iminsi, ahubwo nuko narwaye nkabura umwanya wo kuza kukureba. Umukecuru ati mwana wanjye rero ikingenza ntabwo ubuzima wakomeza kububamo wenyine, dore rwose mpora ngutekerereza, nifuje kuba rwose naguhuza n'umuntu mugakomezanya ubuzima butoroshye. Reka burya mwana wanjye, buriya ni njye wabaye umuranga wa papa we na mama wawe, kandi uzi ukuntu njye na mama wawe twabanye neza, ntabwo naguhitiramo nabi. Dore rwose mwana wanjye mu rugo hari umukobwa nawe yaturutse iyo hirya aje gushaka ubuzima, nuko araza ariko yambereye umwana, ni umwana uzi gukora, ni umwana uzi gushakisha wubaha, kandi rwose ni umukobwa mwiza. Iyo mubonye rero ndagutekereza nkavuga ati aba bana Imana inkundiye ikabahuza, hari ntibakomeza gushakishanya ubuzima. Mariko aramubwira ati rero umukecuru, ati reka si uko ntabitekereza, ahubwo iyo mbonye abakobwa b'iki gihe bantera ubwoba, kandi rwose ibintu byo gushaka nta n'ubushobozi mfite, banumva rwose ntabivamo. Umukecuru aramubwira ati rega n'uwo mwana nawe aciye bugufi, nta bya mirenge azi, nta bya mirenge yakwaka, rwose uzagerageze uhace uze umurebe. Mariko aramusubiza ati nta kibazo nzahaca ndebe, ariko yabimubwiye mu mutima ari ukumwikiza kuko ibintu byo gushaka nta byari bimurimo. Umukecuru aramubwira ati ntacyo mwana wanjye ubwo unyemereye, uzashaka akanya uze udusure, hanyuma umenyane n'uwo mwana, nubona bitavamo nta kibazo Imana izagushakira undi. Umukecuru aragenda, Mariko asigara yivugisha mu mutima ariko anaseka cyane avuga ati ariko rwose abaranga, ubu se ko kuri mukecuru ibi bimuvanye iwe ukaje kureha Mariko ngo nkunde nshake seta, nta bintu byo gushaka. Thomas ejo bundi ntiyari kurwana n'umugore we baheruka gushakana, ntibatandukanye, umwe akajyana umwana undi agasigara n'undi. Sinshaka induru Mariko rwose, ibintu byo gushaka reka. Mariko yakomeje ubuzima bwe bwa buri munsi, akomeza gushakisha ubuzima, yasa inkwi ndetse anahinga, yarangiza mukwe akajya no guhingira abandi. Kera kabaye yaje kwasa inkwi nyinshi, abura abantu bo kuzimugurira, aravuga ati reka nzijyane mu isoko nshakishe abashyikiriya bo kuziha. Inzira yajyanaga Mariko yacaga ku rugo rwa mukecuru, ahaciye abona umukobwa uri gukubura.
yibwira mu mutima ati byaba ari ubupfapfa guca kuri uru rugo ntasuhuje umukecuru wari inshuti ya mama. Aratambuka asuhuza uwo mukobwa wakuburaga, yinjiramo imbere aravuga ati yemwe abaha muri aho. Umukecuru wari wicaye mu rugo nawe ari kota akazuba aravuga ati ese ni mwebwe Mari? Mutambuke mutambuke, nimushyire uwo mutwaro hasi turamukanye. Mariko atura umutwaro yari afite ku mutwe aramukanya n'uwo mukecuru, baricara baraganira. Umukecuru ahamagara Makurata uri gukura ku muhanda ati Makura, ngaho se ngwino usuhuze uyu mushyitsi uze unamuzimanire. Makurata aza yiruka asuhuza Mariko. Umukecuru ati uyu ni Mariko nakubwiraga. Mariko ati uyu ni wa mwana nakubwiraga, ngaho se jya mu nzu umuzanire muri ka gacuma ahari hari ikirimo. Mariko akomeza kwitegereza uwo mukobwa bamubwiye ariko yibaza byinshi. Umukecuru yasigaye abwira Mariko ati se mwana wa, itegereze neza, dore uyu ni wa mukobwa nakubwiye, wabonye ukuntu ari mwiza, uzi ukuntu azi gukora uzi ukuntu akora imirimo yose kandi akubaha. Mariko asekera mu bipfunsi ati ariko mama nawe urasetsa, ati umukobwa nk'uyu se njye Mariko namugondesha iki? Ko nta kintu mfite, ko nta sambu, kubona iyi shoka ari intunze, kuko nazatunga umwana w'abandi ntiyazakwicwa n'inzara. Bakomeza kubyibazaho. Makurata nawe wari ugiye gushaka agacuma mu nzu, ageze ku muryango yumva bari kumuvuga. Nawe araseka avuga ati ariko umukecuru arasetsa, uriya musore ntabwo yanyemera, umunyacyaro nkanjye se uba utagira namba, utagira umuryango, uriya musore namushobora yanyemera. Wumvishe imirindi ya Makurata nawe wahindura ikiganiro. Umukecuru arabaza Mariko ati ese Mari, izi nkwi zingana gutya uwazikuye he? Uyu mwana Makurata yirirwa azenguruka yabuze inkwi, naho wowe uba ufite inkwi zingana gutya? Mariko aramubwira ati rero ma, izi nkwi mba nazikuye mu mashyamba ya kure, nzinduka kare mu gitondo nkazasa nkasa ibishyitsi hanyuma nkaza kuzigurisha. Ariko rwose nimba nta nkwi mufite mujye mumbwira mbazanire, rwose nizi nimba nta zindi mufite mumbwire nzibasigire. Umukecuru ati hoya mwana wanjye, ubuntu bwawe ni nk'ubwa mama wawe, izi nkwi se wari gukuraho udufaranga njye nabonayo nkwishyuye? Mariko ati nta mpamvu yo kunyishyura, ubu se nturi kunzimanira, nturi umubyeyi nasigaranye? Ko ntagakwiye kujya nza nkaguha umubyizi none ukaba ureba nanjye ndi nyakamwe nibaza byinshi. Rwose nimuzifate, uyu mukobwa mwiza ibirenge bye bitazicwa n'amahwa azenguruka imisozi ajya kwasa. Makurata wumviraga hafi akubita agatwenge ngo aha, njye se ko gutashya ari ibintu byanjye, umura narabimenyereye, kandi se amahwa aha narabimenyereye wa muntu we. Mariko yungama ati hoya rwose ntagomba kwicwa n'amahwa. Uwo mukecuru abwira Makurata ati mwana wanjye, ngaho simbuka ujye mu rutoki uteme ka gatoki ukazane uteke vuba vuba tugaburire umushyitsi. Makurata arasimbuka ajya mu rutoki atema agatoki, aza yiruka arateka agira vuba vuba, naho Mariko na mukecuru basigara baganira banywa kuri ka gacuma. Hashize umwanya utari munini, Makurata arababwira ati ni karibu ku meza, mufate amazi mukaraba intoki hanyuma tujye ku meza. Bamaze gukaraba intoki bagiye ku meza, Mariko akoze mu biryo atamiye bwa mbere, amarira azenga mu maso acurika umutwe. Umukecuru wari uri kumwitegereza aramubaza ati se mwana wanjye ubaye iki? Ese ibi biryo bashyizemo urusenda rwinshi? Makurata basangiraga ahita yitanguranwa ati yo, nimumbabarire rwose ntago nari nzi ko mutarya amavuta y'inka, nashyizemo amavuta y'inka, dore njye na mukecuru dukunda amavuta y'inka, numvaga rwose namwe muyarya. Mariko yitsa umutima ati hoya rwose, ati ntabwo ibiryo bibishye, nta nubwo ari uko ntarya amavuta y'inka, nta n'urusenda rwinshi rurimo, ahubwo ibi biryo binyibukije ibyo mama yajyaga ateka biramunkumbuje. Makurata nawe umukecuru bararebana baravuga ati awe, twari tugize ngo birakunaniye rwose twari kubabara. Makurata ati rwose ndishimye nimba bibaryoheye, rwose nishijwe nuko na mama wanyu yajyaga ateka gutyo. Bakomeje kuganira ari nako bafungura. Umukecuru abwira Makurata ati genda wongeremo kandi kagwa, dore aka ngaka gashizemo.
Abana bakomeje kuganira n'umukecuru, hashize akanya umukecuru abonye ko abana batangiye kuganira neza, arababwira ati bana banjye rero ndumva umugongo uri kundya, reka mbe nirambitse mube muganira, hanyuma nimujya gutaha muraza kumbwira mbasezere. Mariko wari wanyuzwe n'ikiganiro uwo mwana Makurata yamuganiriraga, bakomeje kuganira barahuza, ariko bakarebana neza, Makurata agacishamo akagira isoni akareba hasi. Umukecuru nawe wari uri mu kindi cyumba ntabwo yari asinziriye, ahubwo yabumviraga hafi, akavuga ati iyaba Imana yamfashaga bigacamo bikagenda neza. Hashize umwanya utari muto baganira, Mariko aravuga ati rwose ni njyewe uzi kujya kugurisha inkwi koko. Ubu yaba ari umuntu nasize mu rugo nabwiye ko ngiye kugurisha inkwi koko, nari gutaha akamfungurira. Nashimye ubushyitsi rega nanjye, dore burije reka ntahe njye kwanura inkwi nasize ku irembo, njye no gucyura amatungo, nzagaruka kubasura rwose mwakoze kunyakira. Makurata abwira Mariko ati rwose mwakoze, kandi nabashimiye ko mwampaye inkwi, ndamara iminsi ntatashya ntazenguruka imisozi. Mwakoze cyane, mwihangane gatoya njye guhamagara umukecuru aze abasezere. Makurata amusiga muri saro ajya kureba umukecuru, aramubwira ati mukecuru, Mariko ariho arasezera, nimuze mumusezere. Umukecuru arabyuka aramubwira ati mwana wanjye wakoze kudusura kandi wakoze kuduha inkwi. Mariko arababwira ati rwose muhumure, ntabwo muzongera kujya mubura inkwi mpari, inkwi zizajya zishira nzana izindi. Baramuherekeje bamugeza ku irembo, Mariko baramusezera nawe afata ishoka ye aragenda. Mu nzira Mariko yakomeje kwibaza byinshi ku mwana wamwakiriye wamuzimaniye baganiriye, wuje uburanga n'ubwitonzi kandi ucisha make. Yakomeje kwibaza, ariko akumva mu mutima hari ibintu byahindutse, akumva mu mutima afite akanyamuneza. Niko kwibaza ariko se ibintu biri kumbaho, Mariko ko nigenje noneho ni ibiki? Mu ijoro aryamye Mariko yakomeje kurota no gutekereza uwo mukobwa baganiriye. Guhera uyu munsi nzajya nkurikirana ubuzima bw'uriya umwana w'umukobwa, ntawamenya, nabonye rwose yavamo umugore mwiza. Guhera uwo munsi rero Mariko yakomeje kujya yasa inkwi, akajya anakora akazi ke ka buri munsi, ariko akamenyera inkwi kwa mukecuru zo gucana, ariko kandi agatera akajisho kuri wa mukobwa baganira. Bakomeje kuganira no guhuza, bakajya ndetse bibeta umukecuru bakajya mu gashyamba bari baturanye, bagatera habiri bakaganira. Kera kabaye Mariko abwira uwo mukobwa ati rero Makurata, tumaze igihe kitari gito tumenyanye, ariko nabonye uri umukobwa mwiza, ndashaka kukubwira ijambo umaze iminsi ntekereza, rwose Makurata ndagukunda. Makurata nawe agira isoni araseka ati se murankunda koko? Mariko ati ndagukunda, kandi ntabwo nshaka ko bigarukira aha, ndifuza ko wambera umugore. Makurata aravuga ati aha ndabitekerezaho nzabasubiza. Haciyeho iminsi barongera barahura, Makurata nawe amubwira ko amukunda. Banoza gahunda yo kubana, kubera ubushobozi buke bari bafite nta n'imiryango bafite, bahisemo kwibanira. Umukecuru abaha umugisha, arababwira ati bana banjye muzabyare mwororoke, muzubahane muzakundane, kandi urugo rwanyu ruzashingire ku isengesho. Aba bombi bahise bibanira barabana. Hanyuma Makurata akajya abyuka akajya guhinga, yaba yamaze aho yahingaga mu kwabo akajya guhingira abandi, akabagara ibishyimbo by'abaturage. Hanyuma Mariko nawe akajya kwasa inkwi nk'uko byari bisanzwe, hanyuma agata inkwi, hanyuma abaturage bakajya bamuha amafaranga. Bakomeje kwibanira muri ubwo buzima bwa buri munsi. Haciyeho umwaka Imana ibaha umwana, barishima cyane bashima Imana. Umwana wabo bamwita Shumbusho Tereza. Tereza yaje gukura, atangira amashuri ye abanza, ababyeyi bamushakira ibikoresho ajya kwiga. Mu kwiga kwa Tereza bose batangariraga ubwenge uyu mwana yari afite, ariko abarimu bigishije Mariko bigishaga kuri icyo kigo bakavuga ati uyu mwana afite ubwenge nk'ubwa se. Ise nawe umubyara yari umuhanga. Yari umuhanga nuko yagize ababyeyi b'abakene ntakomeze kwiga, ariko uyu mwana afite ubwenge budasanzwe. Tereza yakomeje kwiga,
ariga ariko yava kwiga agasanga nyina akamufasha mu turimo twa buri munsi, akavoma amazi, akamusanga hari kubagara akamufasha, akamubwira ati ma humura rwose nzaba umukire, nzaba umuntu ukomeye humura, nziga kandi nziga amashuri menshi, nziga nzagukiza. Makurata akamusubiza ati mwana wanjye urakoze, uzige rwose uzankize. Ariko mu mutima Makurata yatekereza ko ari abakene, akavuga ati se mana yanjye umwana wanjye aziga ate ko nta bushobozi kuko ubu nzabigenza nte? Mariko wabonaga umwana we atsinda buri munsi, yibukaga ukuntu nawe yakundaga kwiga ariko bikamunanira kubera ubushobozi, bikarangira ari kwasa inkwi. Iyo yabonaga umukobwa wakunze kwiga kandi abitsinda, agahinda karamwicaga, agasenga mu mutima ati mana yanjye nabuze ubushobozi bwo kwiga ariko ndakwinginze uzaca inzira zawe umwana wanjye yige. Teddy cyangwa Tereza yaje kugera mu mwaka wa 6 akora ikizamini cya leta, aratsinda ndetse abo wa mbere ku kigo cyabo. Ntabwo byahereye aho kuko yabaye uwa mbere mu karere ndetse no mu ntara aza ku mwanya wa mbere. Tereza avuye kureba amanota yatashye yishimye cyane abyinira ku rukoma, agenda yiruka, si wabonye asanga nyina mu rugo, aramubwira ati ma natsinze nabonye ibinota byinshi, nabaye uwa mbere ku kigo, nabaye uwa mbere mu karere no mu ntara, rwose natsinze. Makurata wajyaga wifuza ko umwana we atatsinda kuko yarebaga hirya hino akabona nta bushobozi umwana yabona bwo kwiga, akavuga ati ahari adatsinze ntabwo agahinda kamwica. Yumvishe ko umwana we yatsinze agahinda karamwigura, aravuga ati se ubu ndabigenza nte? Ananirwa kwishimira intsinzi y'umukobwa we. Ariko Tereza akomeza kumubwira ko akarere kamwemereye ibikoresho ndetse n'ikigo kandi n'intare izamwishyurira kugeza mu mwaka wa 3. Makurata yumvishe ayo magambo arishima aranezerwa. Iyo nkuru yaje gutaha kuri papa wabo Mariko nawe aranezerwa, aravuga ati mana urakoze usubije isengesho ryanjye. Igihe cyo kwiga cyarageze, Tereza baramuherekeza ajya kwiga. Tereza bari bohereje ku kigo cyo mu mujyi, yageze yahuriraho n'abana b'abasirimu, abana b'umujyi, ariko kandi akamenya icyamujyanye. Ajya kugenda nyina aramubwiye ati mwana wanjye urabizi nta yindi suka tuguhaye, uzige kandi uzamenye, uzubaho uzace bugufi, uzamenye ubwenge. Indahiro wandahiye yuko uzaba umuntu ukomeye, jya uhora uyibuka, izajya ituma hari ibyo wirinda. Tereza nubwo yari umwana w'umukene ariko yari umwana ushinguye w'igikara kivanze n'inzobe, ubwo yari imibiri yombi, akagira mu kanwa heza agaseka neza, abandi bakamukundira icyo kandi bakamukundira no guca bugufi kwe, akaba umuhanga kuko ariwe wasobanuriraga abanyeshuri benshi bo mu myaka iri munsi ye. Nubwo Tereza yabanaga neza n'abandi, abakobwa babanaga bamwe bamugiriraga ishyari kuko Tereza ari we bavugaga ko yitonda, urugero rwose rukaba Tereza, bati mwagiye mwitonda nka Tereza ugira umuco w'umuhanga kandi akaba mwiza. Imyaka yakomeje kwicuma, Tereza arangiza uwa 3, akora ikizamini cya leta ndetse aratsinda cyane, ariko yibutse ko atazongera kwishyurirwa, umutima ujya kura agahinda karamwica. Atashye mu biruhuko abitekerereza iwabo, arababwira ati dore intara yanyishyuriye mu wa 1 no mu wa 2 no mu wa 3, ubu rero ntabwo nzi uko bizagenda mu yindi myaka isigaye. Makurata wizeraga mu mutima aravuga ati mwana wanjye humura, ubwo Imana yaciye inzira ukiga uwa 1 n'uwa 2 n'uwa 3, izareba ukundi kuntu ibigenza wigira agahinda. Ariko Mariko akicecekera kuko yavugaga ati mana yanjye koko umwana wanjye nawe agiye kwicara. Ikiruhuko cyararangiye, Mariko aratekereza ati reka nshakishe udufaranga, aradushaka ndetse agurisha n'amatungo yari afite, abona amafaranga make, abwira umwana we Tereza ati mwana wanjye aya mafaranga niyo mbonye, genda uyahe ubuyobozi bwawe, ubatekereza ubuzima tubayemo, ahari ubwo ari ababikira barihangana bakumve, dore mwarabanye bongeye kugusubiza ku kigo wigagaho. Tereza wari watsinze n'amanota menshi, ikigo cye cyongeye kumufata, hanyuma afata ayo mafaranga agenda yikubita imbere ya Masera, aramubwira ati Manse rwose iwacu turi abakene cyane, nize uwa 1 n'uwa 3 n'uwa 2 nishyurirwa, ariko ubu nibwo iwacu bari batangiye kunyishyurira
kandi nta bushobozi dufite, dore bamboneye amafaranga, mumfashe bambwiye ko bazajya boherereza amafaranga uko bayabonye. Mansera wari usanzwe azi ubwitonzi bwa Tereza aramubwira ati humura jya mu bandi wige, ndaza gushaka igisubizo kirambye cy'iki kibazo. Haciyeho iminsi Mansera asanga Tereza mu ishuri aramuhamagara, Tereza agira ubwoba agira ngo bagiye kumwirukana. Mansera amwigeza ku ruhande aramubwira ati ntongere kugira impungenge, nakuboneye umushinga uzajya ukwishyurira, hanyuma ujye ubwira ababyeyi bawe bagushakire ibikoresho. Tereza arishima ashima Imana ndetse ashima na Mansera. Atashye mu kiruhuko asobanurira ababyeyi uko Imana yamugenjereje nuko atazongera kugira ikibazo cya minerivare. Tereza yakomeje kwiga yihata, akajya yibuka amagambo nyina yamubwiye kandi akazirikana intego ze zo kwiga agakomera akazahindurira ubuzima iwabo. Nubwo Tereza yigaga, abasore muri icyo kigo n'abarimu bari bamumereye nabi kuko yari umukobwa ufite uburanga bubonwa na bose. Ariko nubwo bamuteretaga ari benshi, yabasubizaga mu kinyabupfura ati hoya, ntabwo jyewe ngomba gukundana kuko nzakundana ndangije kwiga kaminuza ndetse narabonye n'akazi mbanze nite ku muryango wanjye. Bose yabahaga icyo gisubizo. Tereza akomeza kwiga ashyizeho umwete kandi agashimwa na bose. Tereza yaje kurangiza amashuri yisumbuye, aratsinda ku manota yo hejuru abona na kaminuza. Yaje kujya muri kaminuza naho ariga arihata arayirangiza. Amaze kwiga asubije amaso inyuma aho Imana yamukuye arayishima, ariko kandi akibaza uko azabona akazi. Yatekerezaga mu mutima ati nindamuka nsubiye muri kiriya cyaro, dore nta network ihari, ese Mana yanjye koko nzajya kuba umuhinzi? Ubuse koko intego nihaye zo kuzakiza iwacu no kubimura hariya mu Kabane nkabashyira ku mudugudu nzabishobora? Tereza aravuga ati guhinga simbyanze, ariko se nzahinga, intego zanjye nihaye nibyo nemereye ababyeyi banjye nzabigeraho gute? Solange aramubwira ati n'ubundi njyewe sinajyaga ndangiza kwiga ngo ntahe, nzaguma kwa mama wacu hano i Kigali, wenda Imana izamfasha mbona akazi. Tereza aramusubiza ati naba nawe sha, tusubu njyewe nzajya muri kiriya cyaro, telefone kizaba idakora, nubona akazi nibura uzampamagara unyibuke, rwose nuramuka ubonye nako mu rugo uzanyibwirire njyewe nzaza niruka ngakore, ahari wenda nzajya mbona tike ngende ndepoze mbone n'amafaranga yo gushakisha. Solange aramubwira ati rero aho kugira ngo ujye mu cyaro nzagushake nkubure, mama wacu ni umuntu mwiza dore n'ubundi twajyanye yarakuzi, ngwino tube turiyo iminsi mike tubanze dushakishe tuzabone kujya mu cyaro twamenya amakuru. Solange na Tereza bajya kuri uwo mubyeyi. Haciyeho icyumweru umubyeyi bari baturanye abaza uwo mumama ati se ko hari famiye yanjye igiye kuva muri Amerika, bakaba bashaka umwana uzi Icyongereza wize usobanutse, muri abo bakobwa bawe ntawe waturangira? Uriya nabonye muremure w'igikara mwiza, buriya kariya kazi ntiyagakora ko numvishe ngo ni umwana uturuka mu cyaro. Abo babyeyi bamaze kubiganira babinojeje, bahamagara Tereza baramubwira ati Tere, ko twakuboneye akazi ko mu rugo, ariko akaba ari akazi uzajya umenya abana bo muri urwo rugo, ni abantu babaye muri Amerika igihe kinini, ntago bazi ikinyarwanda abana babo. Uramutse rero ukemeye bajya baguha amafaranga afatika meza, kandi icyo uzajya ukora ni ukwigisha abana ikinyarwanda no kubatembereza kugira ngo bajye babona ubasemurira. Tereza wari umaze iminsi usenga isengesha asaba Imana akazi, yahise yiterera hejuru ashima Imana. Haciye iminsi mikeya wa muryango wagombaga kuva muri Amerika uraza. Bari abantu bari bamaze igihe kinini muri Amerika, bari bafite abana batatu. Bari bafite umusore ufite imyaka nka 32 witwa Je, nawe wavukiye muri Amerika utaruzi ikinyarwanda. Bari bafite akandi kana kitwa Chloe ndetse n'akandi bita Anike. Abo mama rero bahuje Tereza n'uwo muryango batangira gukorana. Kubera ubwiza n'ubuhanga Tereza yari afite, baribazaga ati se wa mwana we wigiye mu Rwanda, kuvuga Icyongereza cyiza. Baramwishimiye biratinda, ndetse n'abo bana baramukunda kubera ko yitangaga kandi akagwa neza. Tereza rero yakomeje kuba muri urwo rugo. Amafaranga ya mbere bamuhembye yayoherereje iwabo.
yakomeje gukora abika amafaranga. Hashize iminsi abwira umubyeyi wo muri urwo rugo ati se mwazanditse nkajya kwiga masters muri iriya kaminuza nkajya njya kwiga nijoro. Umubyeyi aramusubiza ati humura rwose ntabwo twakwangira, ibwira umushoferi akujyana nakugarure, dore umwana mu rugo kandi nawe witwara neza, uzige nta kibazo kandi nugira ikibazo cy'amafaranga uzatubwire. Jane ababwiye wari imfura muri urwo rugo, yakundaga kubana na Tereza cyane kuko yamubwiraga byinshi mu mateka yo mu Rwanda ndetse bakanatemberana akamubwira byinshi. Abana bombi barahuje, Tereza na Jane barakundana bisanzwe kuko bahuzaga kandi bagahuriza kuri byinshi. Ariko Jane yakomeje kwitegereza uyu mwana w'umukobwa yumva aramukunze. Tereza nawe wabonaga amukunze ariko yatekereza aho aturuka, yatekereza ko ari urukundo rudashoboka, akabyima amatwi y'umutima akabyihorera. Iminsi yakomeje kwicuma, Jane akajya acokoza Tereza ati ariko Tere, uzatwereka umukunzi wawe ryari? Come on, kubera icyo uhora uhisha umukunzi wawe? Tereza aramubwira ati reka Jane ntabwo njya nkundana. Wapi wana, ntabwo gukundana ari ibintu byanjye, mfite intego n'intumbero nihaye, ntarazigeraho rero ntabwo najya muri iyo mishinga. Jane araseka cyane. Why not? Ariko kubera iki ugira isoni? Utinya abasore bikabije ku buryo udashobora gukundana n'umusore? Tereza aramusubiza ati hoya, ntabwo ari ukubatinya pe, baranantereta ariko ntabwo nabemerera kubera ko mfite ibyo nihaye ngomba kugerayo. Jane araseka ati look at you. Ni gute umukobwa nkawe uba muri Kigali adakundana? Jane wari usanzwe atuje adakunda kuvuga menshi, yakomeje kujya aganira n'uyu mukobwa ndetse akajya amwereka ko amwishimiye, ariko Tereza ntabihe umwanya kubera ko yabonaga bitanavamo aturikije aho aturuka n'uyu mwana. Igihe cyarageze, Jane abwira Tereza ati Tere, urabizi ndashaka kuzajya gutemberera ku Kibuye kandi ndashaka ko tuzajyana, ndumva nshaka kuhareba, ahandi hose naraharebye. Igihe nari ndi muri USA bambwiraga ko ku Kibuye ari ahantu heza, ndumva nshaka kuzahareba. Ubwo rero tugomba kujyana, ubwira umushoferi yitegure Saturday tuzajye ku Kibuye. Tereza aramubwira ati nta kibazo, ndabwira mama wawe muteguze, hanyuma mbwire n'umushoferi tuzagende nta kibazo. Bageze ku Kibuye aho bari basohokeye, Jane abwira Tereza ati ndagushaka kandi hari ikintu nshaka kukubwira. Tereza yikangamo aramubwira ati se Jane, ni iki ushaka kumbwira? Jane aramubwira ati rega buriya niwe wanzanye ahangaha. Tereza araseka ati njyewe gise nakuzanye aha gute? So wambwiye ko ushaka kuza kureba ku Kibuye, twaje rero ngaho ishimo harebe. Jane aramubwira ati mfite ijambo nshaka kukubwira kandi ibi bintu mbimaranye igihe, ntabwo ari ibintu ntekereje nonaha. Jane wakundaga kumubwira ngo Tereza mwene Mariko na Makorata, arabisubiramo aramubwira ati mwene Mariko na Makorata ndagukunda. I love you kandi ntabwo ari ubu mbikubwiye, cyangwa wajya kubibona ariko ukabyirengagiza. Teddy wajya kubibona koko ariko akabyirengagiza, aramubwira ati urankunda se kuko ko ntawe mpuriye nawe, wimbeshya rwose winkiniraho imikino, iyi ni ya mikino yawe Jane. I don't like this, mbabarira rwose wijokinga, this is serious. Arangije Jane aramubwira ati ntabwo njokinga, ntabwo ari ya mikino yanjye, ahubwo ndagukunda, uve hano Ikibuye ubizi ko ngukunda. Jane akunda Tereza, niba unabishaka umbwire nsakuze. Agiye gusakuza ngo avuge cyane, atangiye kuvuga Teddy amupfuka umunwa, aramubwira ati mbabarira hatagira umuntu wumva ko nkunda. Bavuye ku Kibuye bose batuje, umwe yibaza ku ruhande rwe n'undi, ariko Tereza akavuga ati iwabo niba bimenya bazanyirukana, amasomo yanjye nari ndi kwiga birangirira aha. Bageze mu rugo ntawe uvuga, ababyeyi barababaza ati se ko mwagiye mugiye gutembera kwimara stress, nkaba mbona n'ubundi muzigarukanye byagenze bite? Bose baraceceka baragenda. Haciye iminsi batangira kujya bandikirana, Jane akandikirana na Teddy amubwira ko amukunda ndetse bakarebana ukuntu kudasanzwe. Hashize iminsi Jane yicaza ababyeyi arababwira ati rero hari ikintu nshaka kubabwira,
njye na Teddy turakundana kandi ndifuza ko bitagarukira aha. Ababyeyi be bari ababyeyi beza n'ubundi basanzwe bamubaza umukunzi we, ariko jewe utarakundaga ibintu by'abakobwa akababwira ko igihe nikigera akabona aho umutima we ushaka azamubereka. Ababyeyi ba Jay bari basanzwe bakunda Teddy kubera ukuntu yari umukobwa mwiza uzi ubwenge kandi wubaha. Baravuga ati ni byiza cyane, ni byiza cyane niba ukundana na Teddy rwose, uriya mukobwa ni mwiza, twishimiye ko mukundana. Papa wa Jay aramubaza ati se uriya mukobwa iwabo urahazi? Yego uramukunda, ariko se aho akomoka urahazi? Jay aramubwira ati papa ibyo nta birenze kuko tuzajya no gusura iwabo wa Tereza tukabibabwira, nta bidasanzwe, ahubwo mumbwire nimba munshyigikiye. Ababyeyi baramubwira ati se ibintu byo gukundana nta wabyivangamo, niba mukundana rwose tubahaye umugisha. Jay yahise abaha bizu ku itama, arishima agenda yiruka ajya kubibwira Teddy wari wibereye mu cyumba cye. Arakomanga, amaze gukomanga undi aramubwira ati ni karibu. Jay ahita agenda amusoma ku gahanga, aramubwira ati guess what, ababyeyi bacu bamenye ko dukundana kandi nta kibazo babigizemo. Tereza yipfuka mu maso aravuga ati urarinkoreye Jay, urarinkoreye, ubwo uragira ngo iwanyu banyirukane rwose, kuki utabanjije kumbaza ngo mbanze nkwemerere. Jay aramubwira ati iyo mbikubwira ntabwo ari kunyemerera, ariko icy'ingenzi ni uko babimenye. Mama wa Jay yahamagaye Tereza aramubwira ati hari ibintu Jay yatubwiye, ese koko nawe ukunda umwana wanjye? Tereza areba hasi aramwenyura aravuga ati ndamukunda, ariko ntabwo nzi ko niba ari byo koko cyangwa se muzabitwemerera. Umubyeyi wa Jay aramubwira ati bibemerera kandi mukundana, ikintu cya mbere ni urukundo mwana wanjye, kandi nishimiye ko rwose wazambera umukazana, nta kibazo rwose, nta kibazo kibirimo. Aba bombi bakomeje gukundana noneho byeruye, umuryango umenya ko bakundana. Jay abwira Tereza ati rero tugomba no kuzajya kubibwira ababyeyi bawe tukababwira ko dukundana. Tereza aramubwira ati nta kibazo. Abombi bajya iwabo wa Tereza batekereza iby'urukundo rwabo, nabo barabyishimira, hanyuma babifuriza imigisha. Igihe cyarageze aba bombi batangira imishinga y'ubukwe, imiryango yose barayihuza bakora ubukwe bw'agatangaza, barishima kandi baranezerwa. Hagati aho Tereza yari yarafashe umwanya ajya kubakira iwabo, abubakira inzu nziza muri centre, abakura mu kabanda aho bari batuye, ndetse nawe arangiza kwiga masters yari yaratangiye. Ababyeyi baje igihe cyo kuba mu Rwanda cyari kirangiye kuko bari bihaye imyaka ntarengwa, babwira umuryango wose ko bagiye gusubira muri Amerika. Jay abwira umugore we ati ugomba gushaka ibyangombwa rero kuko tugiye gusubira muri Amerika, kandi nanjye ngomba gusubira muri Amerika, hari imishinga ntarangije ngomba kujya gusubukura. Tereza ntabwo yishimiye iki gitekerezo cyo gusubira muri Amerika, ariko kuko umuryango wa Jay wari warabaye uwe, nta kundi kuntu yari kubigenza. Abwira Jay umugabo ati nta kibazo, ariko uzaze tubanze tujye kubibwira ababyeyi bacu tubateguze, dore ninjye mwana wenyine bafite, batazicwa n'agahinda. Jay ati birakwiye, n'ubundi niko nabitekerezaga, reka tujye iwanyu tubibatekerereze. Bagiye iwabo wa Tereza basanga Mariko na Makurata mu rugo, barabibatekerereza bababwira ko bagomba gusubira muri Amerika. Jay ababwira ko kandi bazajya baza kubasura, nibagira ikibazo bazajya banabavugisha bakababwira amakuru. Makurata yarababaye ariko abona nta kundi kuntu yabigenza, arababwira ati bana banjye rero, nubwo twari kwishimira ko mumaza mukatwereka umwuzukuru, ariko nta kundi kuntu twabigenza, muzagende Imana izabahire ibahe imigisha, natwe ahari Imana izaducira inzira, nibikunda wenda tuzongera tubonane. Jay n'umuryango we basubiye muri Amerika, ndetse baza no kwibaruka abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Inkuru itaha i Rwanda yuko Tereza yibarutse abana babiri b'impanga. Imiryango yose yarishimye, ndetse haciyeho imyaka 2 baza gutegura ikiruhuko cyo kuzagaruka mu Rwanda. Imiryango irongera irahura, yishimira abuzukuru, baranezerwa. Inkuru yanjye naha irangiriye, ariko nizere ko hari amasomo mwayigiyemo. Urukundo rwubahwe, urukundo ntabwo rugomba kugira inzitizi, urukundo rugomba gukurikirwa.
nta kuri Imana itakuvana kandi nta kuri Imana itakugeza iyo wayubashye ukayubahiriza ndetse kandi ukiha intego Imana irabikora. Ndabashimiye rero kandi nabifuriza imigisha myinshi. Ni The Voice Live, naho njyewe ni Devote Uwase. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Imana ibarinde, ndabakunda.